ikintu mama yansabye ni nk'igihango nagiranye nawe mbere yuko agenda. Uzi ko bwanyihamagarira akamwe ati mwana wanjye icara hano urabizi. Aravuga ati uzamfatire uzafashe papa kurera Debora. Numva rero ndamutse nkoze gutyo atari ubyibwirije nambaye ikigwari. Umutima wanjye ntabwo wazambabarira. Kandi na mama ubwe aho ari rwose ntabwo yatuza yababara. Ibyo uvuga nibyo nanjye ndabyumva. Nanjye kubikubwira byamaje kumvuna. Ayimana igihe kirekire nkabura ahantu nabihera byiga nkabigaragura nkabihindukiza nkabishyira sanga bikomeye. Ariko mbikubwiye kuko nta kundi bigomba kumera. Siko amaherezo azashwara n'umugore wawe. Agerageje no kumubwira ngo acishe make ace bugufi anagusaba imbabazi. Gusaba imbabazi n'umugore wawe. Ariko mbona umuntu utava kwizima. Papa, ndaza kwitekerezaho. Ndagereza nkomeze muganirize nkomeze ngerageze. Ubwo nibyanga nzafata undi mwanzuro ariko ntabwo ari none aha ngaha. Ndabona byaraciyemo da urigaritse kabisa. Sha urigaritse pe. Ako se neri bite byawe? Ariko mana. Sha imeze uteze? urugo se rushyashya rumeze rutera? Sha rumeze neza nyine urabona. Umva nyine nari nduhutse ndananiwe pe. Numvaga ntameze neza. Oya ndabibona ko unaniwe. Ndabibona pe. Aha. Ako se abananiwe bose niko bigarika. Ako se nigaritse. Ako shaneri ugira inyuro. Ubu se nigaritse gute kandi? Kuba nicaye ndi kuruhuka numva naniwe. Ndabona byaraciyemo nyine bimeze neza. Ahubwo se turi hafi kubona umubebe. Nenda kukubaza. Wazarangiye mushito wa umupfumu wagiyeho nawe akamukorera umuti. Izina rya Yesu. Miki. Akoneri. Umupfumu kandi. Oya uzagende ubwire mushiti wawe uriya byananiye. Erega reka nkubwize. Ako se umva ntago umujura Imana yamushyigikira. Subiza ko Imana yanga abajura. Subiza ko ninde wakwigenera. Yanyibye umugabo. Rero ntago byamuhira ngo amutwitire azapfa kuriya cyokora. Nawe numujyana ku mupfumu wagiyeho. Ariko nta mupfumu nagiye kuba naratwise n'imbaraga z'Imana. Ariko umupfumu akora umuti we kabisa urakora. Umuti urakora pe. Ahubwo akoneri ntujye uhinduka. Uzabwire uramujura kazi mubi. Urumva? Umubwire uti rero hari umupfumu wankoreye umuti ngwino nanjye nkujyane. Sibyo? Sibyo byiza? Neri nta mupfumu nagiyeho pe. Ngiye kuba naratwise no kubera Imana. Ayewe. Naho wese kuko byanze no kubera Satani. Nese niba ari igihe kitaragera yarindi ubushake bw'Imana. Kuri ntago yari bunyiba umugabo ngo bimuhire. Ariko se umugabo yamwibye he? Rugamba nzamubyarire nje mfite icyizere ko nzamubyarira. Iki Imana yafatanyije ntawe ugifatanura Neri nukuri nushake witurize uri kurushywa n'ubusa. Nje se ko cyafatanutse ntabwo Imana ntabwo ari yaraduhuje. Ko Neri Rugamba ntabwo yari urukundo rwawe ntujye ubibona. Ako se Neri watuje koko. Cyokora da
wenda nibyo koko wenga mu bapfumu wenga iki akonereye hako nta cyiza kikuva mu kanwa ibintu byose uhora uhimba ibinyoma uhera uhimba ibinyoma kugeza nawe uvuga ko kuba ntwese naraguje umva wararaguje pe umva wararaguje ikigaragara cyo ko waraguje byahise bicamo si washatse nyuma ye nese kuba narashatse nyuma ye bivuga ko naraguje nese abantu bose urabona bitaranze impamvu byanze rero ni uko ari umujura mubi ni uko ari igisambo ariko ni umujura ku rwego rwo hejuru umuntu wiba akiba n'umuntu yanyibye umuntu we wabuze uwo wiba wabuze uwo wiba koko disi burasanga n'inshuti ze bagendana ariko bimeze oya ntago ariko wabona nawe wigarutse icyo kumwe ari uwo wibye mana yanjye neri nakubwiye ngo nukuri reka nkubwire biriya bintu ni ibintu byagombaga kuba byari mu bushake bw'Imana hano se indi yigarikiye ndera numva n'abagabo bahari bamushe ngo mwagendaga mwishakira abagabo mutwara abandi hano yigarikiye akoneri ugeze kuri urwo rwego rwo kudusebya gutyo akoneri wajya umenya ko twubashye Imana wajya umenya ko twasenze arya wigeze kumwa ngo narasenze muri iki Gloria n'umukobwa wasenze Gloria n'umukobwa nukuri neri twarasenze hari ukuntu umuntu asenga urumva wamara gusenga hakaza imungu ikamunga amasengesho yawe buriya umva reka nkubwire uzamumbwirira uti uzapfa utabyaye urumva tuzapfa utabyaye kuko uri igisambo Imana ntabwo izina rya Yesu akoneri mu izina ufite umutima w'umukara uragatsindwa ni mu izina rya Yesu wowe umutima ufite n'iriya bici inshuti yawe uretse ari kuzagure Mana yanjye bebe humura sheri wanjye byanga byakunda ntabwo Yesu we Niko bimeze bite se ko mutanguye ko bimeze ariko nta kibazo nuko gusa nashaka kugira ngo mbone situation ko zimeze byarashobotse ndumva Imana ishimwe cyane n'ukuri ngo byashobotse ngo akantu karabonetse yewe nawe ufitemo pourcentage sawa urakoze cyane ejo ubwo tuzabonana tubishyireho point okay ko uhagaze hanze ubwo imbeho ni kwica tuvugane wagiye ufite ikibazo kuki ushaka kunanukanya na musaza wawe kuki ushaka kumva muri urugo ni ukubera iki ngira ibyo ni ibiki kuko njye ntabwo mbyumva reka nkubwize ukuri nka papa wawe icyambere urakora uri umukozi washaka inzu yawe ukayibamo ukareka musaza wawe n'umugore we bakaba mu nzu yabo mutabona mu nduru mutarwana ese ni ibyo yabaye nari ntuye inanga nagufasha ukazi iwanjye tukabana ariko papa ni gute ushobora kundutisha Gloria koko we ntabwo ari kukurutisha umukazana n'umukobwa wawe ariko abandi bakobwa bakora bafata amazu yabo oya kubera iki se wowe oya ni gute bishoboka gute singiye ugomba kumenya responsibility ni gute naba mu nzu ugomba kumenya responsibility yawe aho kugira ngo usigare wandurana na musaza wawe erega musaza wawe yarabimbwiye papa usigaye unyangira iki ntabwo nkwanga ndakugira inama nyayo kugira ngo ukomezanye umubano na musaza wawe uzajya uza hano uza kubasura nabo baze kugusura ibyo ntabwo byashoboka mu bintu mama yabwiye Rugamba yamubwiye ko agomba kundera akamfata neza akamfata nk'umwana we none akakanyusha kudutandukanya none ko Rugamba tuvugana akambwira ati jewe uramubangamiye nkora iki mubangamiye se niba mubwiza ukuri niba inama mba muhereza ubu kuko ngiye mubangamiye heye niki mubangamiye wegerageza ufata umwanzuro ubu afite responsibility ye afite umugore reka babane ubaha amahoro
bazajye baza kugusura iwawe nawe uze kubasura iwawe hano nibwo muzakomeza kubana neza. Oya ikigaragara nuko usigaye unyanga nangu nkwangire ngo usigaye kuva wamenya Gloria ngiye rwose nsigaye ndugusa imbere yawe ntukinyumva ndakwanga ngo mbikure ntukinyumva mbere waranyumvaga ntukinyita umukobwa wawe ntukimbwira ko ukunda ibintu byose warabihagaritse kandi ntabwo nkwanga ibyo nibyo ibintu ntacyo mpfa nawe ntabwo nkwanga ahubwo ndashaka kugira ngo ugire amahoro. Gloria yaransimbuye oya ndabizi Gloria ntabwo yagusimbuye. Gloria afite umugabo we wowe uri umwana wanjye nyumva neza nyumva icyo nkubwira ugomba gufata inzu yawe ukamenya responsibility yawe urakora urahembwa kandi ufite umushahara wawe ntabwo nabishobora ibyo bintu rwose ubyumve kandi none ubwo rero uzakomeza ujye utongana n'umugore wa musaza wawe ubundi sura n'umugore nyabaki umugore umugumba utarabyara voilà ahubwo uratangiye uvuza ibyo bintu yaba yarahanga ahubwo mwari gukiranuka ariko kukimvugisha ukuri mukabonamo utagira ikinyabupfura mu gifaransa baravuga ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire. Ngenza bivuga ukuri kose ntabwo ugomba kukuvuga. Nivaze hari uko mwamugize nk'ivaze. Nge sinkira umuntu muzi. Ariko kubona Gloria umururu ubwo Gloria. Écoute ma fille. Muwagize umuntu uzagasanga nterana nawe amagambo ko. Avuga ati yagenda avuga ati none papa sigaterana nawe mwana w'amagambo. Ntabwo kinyumva. Cyangwa nuko nakureze baje gucura dore ariko noneho va muri ibyo umaze ko umukobwa mukuru urakorera amafaranga shaka inzu yawe umenye responsibility yawe uranyobeye kuko nabishobora se ibyo bintu nabishobora kuba mu nzu yanjye uzaza saa 2 ukomange bavuze ngo urababangamiye uze saa 3 uri kumwe n'abagenzi bawe bati aratubuza amahoro urabura kwirukanira ngumba ahubwo nijye mushaka kwirukana mu nzu reka icyo kinyarwanda kibi reka iyo terime ni bicyara ngiye ntabwo mbikunda abo nahava byumva mva Gloria ndaje mpangane nawe aso ngiye umve kwa musaza wanjye ntabwo bishoboka ahubwo niwe uzarusohokamo ndabona amasuku yamenye nawe cyane kana kanjye mba nakibagiwe ndi kwisiga umeze neza wabaye wicaye tukavugana uko numva nshaka ko tuganira nta kibazo ariko wihangane ndakurogoye ariko urakomeza amasuku yawe none se ubona hano bimeze bite ntabwo tukuvunisha mu kazi ntabwo mumvunisha uko wakajemo wumva ushaka kugakora ubona ariko ugenda ukora nyine ikibazo cyane ni akazi kagoye kabaye Imana ishimwe ko tutakubangamira njye najya ngira ikibazo ko wenda tukubangamira tukuvunisha ese shami karama ugira ababyeyi bombi oya twemana gusa papa nawe ihangane disi ikiga mbona uri umwana mwiza ku isura mu mico nkumva nyine ko ushobora kuba ufite ababyeyi bombi nyine numva nagize amatsiko ariko wakuganiriza kumva mbona uri umwana usa neza nyine nk'umwana wo mu bantu bafite ubushobozi nkibaza ukuntu waje mu kazi ko mu rugo
kanyura. isura se kwishukana isura irashukana ntabwo nyine urebye ukuntu ntugakangure n'inzobe yanjye. Njyewe bwa mbere uza naravuze si uyu mwana ni kumwe abana bananira iwabo ubu nzamushobora ko mbona ari umwana ukeye kutaje mu kazi ko mu rugo. Niyo mpamvu ufite imico myiza. Uko iminsi igenda iza nkabona uri umwana mwiza ngira amatsiko ndavuga uriya mwana ni iki cyamukuye iwabo ko mbona yavuye nk'ahantu bafite amafaranga. Reka gushuka nyine mama yantoje imico myiza. Ubu rero ubona mfite n'ubwo mama nyine yampaye ase mu cyaro nyine ntabwo ntiyakuntu umwana bavuka mu cyaro ariko iwabo bishoboye nyine bimwe byo mu cyaro amafaranga ahari. nta mafaranga dufite pe. inzobe ntizagushuke no mu cyaro abantu b'inzobe ariko ntizagushuke pe. ubona nsa nawe dusa ariko uko ugaragara nyine ntabwo ntekereza ko wari ukwiye gukora akazi ko mu rugo. rero najya njya gushaka amafaranga ntabwo isura nzitaho. birumvikana. Mama wawe se ubabaye hate? nyine mama ni umuhinzi uri aho atujwe no guhinga. ihangane nimba ngukomerekeje nanjye ntabwo nari mbizi numvaga tugomba kubana tuziranye nyine narakubajije nkumva imibereho yawe. Yihangane sibyo? Kuba umuntu afite umubyeyi umwe ntabwo bivuze ko yaheranwa n'agahinda. gusa nyine mfite gahunda nanjye yo kumukura mu bukene arimo. kuko mu rugo turi abakene bigaragarira buri wese duturanye. nuko nyine umuntu aba yariyakiriye. Oya humura uri umukobwa mwiza ejo n'ejo bundi wabona n'akandi kazi karutaka cyangwa ukanabona umugabo ufite amafaranga ubuzima bugahinduka mama wawe akabaho neza nabo muvukana. sibyo? wewe ujya usenga wizera Imana. Erega na hano ukomeje kwitwara nk'uko witwara nzi ko iwanyu mwagira iterambere. Oya mana nta cyizere ngifite cyo kubyara biranze pe. Gloria mbuze urubyaro ariko rugamba umugabo wanjye arankunda nanjye ndamukunda. Ngomba kumushakira umukobwa akamubyarira pe. Rugamba arashaje nta mwuzukuru. Yaranyakiye nk'umukazana mu muryango mwiza. Oya ntabwo agomba kuzapfana agahinda ko nta mwuzukuru. Ngomba gushaka umukobwa akamubyarira umwuzukuru. nta mpamvu yo kujyana agahinda rwose. Mana nta yandi mahitamo mfite, narihanganye imyaka ibaye myinshi. Igisigaye ni uko ndashaka umukobwa w'imico myiza ngize amahirwe ngasanga n'isugi akabyarira umugabo wanjye, basi uyu muryango ukabona umwuzukuru wo gucika kuko ntabyara. nta yandi mahitamo Mana mfite.
nshiri kutaryama. Ndumva ntameze neza, hari ikintu nshaka ko tuganira. Ndumva ntameze neza, nabuze ibitotsi. Hari ikintu nshaka ko tuganira. Shashire uharitse tukakiganira ejo koko. Noneho wishimiye ko usinziye, njye ntasinziye. Ndanaryamanye n'isaha. Ndananira, sorry. Nawe ntiwanyitayeho. Nuko nanjye ntameze neza. Shashire. Shiri nganyemerera wigukemo gatoya tuvugane. Shashire, ikintu ushaka kutuganira kuko tutaganira ejo bukeye ikintu kimeze. Sho wanduhuye. Numva. Shashire, nawe rwose. Mbwira. Nuse ndakubwira wisinzire, ntabwo wakwiye kukagake. Shashire, mana yanjye. Nawe uramvuna rwose. Hangana nanjye ntabwo ntuje. Aseka nifubike ndakonje. Ngamba sirengagiza ibitotsi unyumva. Shashire, mbwira. Urakoze mugabo mwiza kunyumva. Nahise shiri. Ntibaze. Shiri. Iyo uri kumwe na muzehe muganira, papa wawe uba ubona yishimye.